nkavuga nti ntabwo nashaka umugabo. Ni kuko nashatse umugabo arampemukira ngirira nabi, nta wundi mugabo nashaka. Ariko buriya ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntabwo asiga ikimwirukamo. Ubwo muri abo bagabo bose banteretaga havuyemo umugabo umwe, ubwo birangira mwemeye. Mugabo anyizeza ibitangaza, arambwira ati rwose ngewe nzaguhoza amarira yose warize, ati ibibazo byose wahuye nabyo ndabizi kuko twari duturanye. Ubwo nawe yari yaratandukanye n'undi mugore. Ati wahuye n'ibibazo nanjye nahuye n'ibibazo, ariko ngewe ndashaka kuguhoza amarira yose warize, ati nukuri ndagukunda, ati n'ibyo utabonye byose nzabigukorera. Nkamubwira nti none wazampemukira ukankorera ibisa n'ibyo wa mbere yankoreye. Umugabo atereka da, ati nge ntabwo naguhemukira rwose, umva imitoma itabaho mbega arayimpa. Nanjye bigeze aho ngaho ndavuga ariko rero buriya uyu muntu buriya birashoboka ko wenda agiye kumfata neza. Ariko ubwo ngubwo nsenga Imana ndavuga nti se Mana, ko nashatse umugabo wa mbere bikanga, none uyu nguyu nawe byakwanga kandi afite aho ankuye, nari maze kwifatishiriza ubuzima, ngiye gufata umwanzuro hanyuma ngewe ntandukane nawe. Ati ahubwo ntushaka uzagenda hakiri kare kuko nutinda ngewe nzakwica, kuko urabona twabaga inaha iwacu ni Kigali. Akambwira ati nakwica ahubwo niwanyu bakazajya kumenya ko wapfuye, ngeze kure nta nubwo bambona. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko n'ubundi twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho cyane. Amakuru ni meza. Twishimiye cyane kubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Ninde tugiye kuganira? Muratangira mwibwira abantu badakurikiye. Nitwa Mukabarinda Serafina, mvuka mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, ariko ubu ntuye mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Byeza, umudugudu wa Kabeza, mu karere ka Kayonza, karere ka Rwamagana. Okay. Ubwo muhatuye niho mushakiye? Yego. Turatangira rero tuguha ikaze nyine kuyobokamana, ndetse tunayiha n'abandi bantu bose tubasuhuza mu ntara zitandukanye aho baherereye hose, amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Ari naho Iyobokamana TV turi gukorera muri uyu munsi, n'abandi bantu bose nyine muri diaspora, mu bihugu bitandukanye bya Afrika, muri Aziya, muri Australia, muri Oceania ndetse no muri Amerika. Mwese turabasuhuje cyane aho muherereye hose. Imana ikomeze ihira imirimo y'amaboko yanyu. Amakuru ni meza. Murakomeye? Turakomeye. Okay. Muratangira mutwibwira neza muri bantu ki kugira ngo abantu babashe kubamenya? Nyine natangiye mvuga amazina yanjye. Ndi umumama, mfite abana 4. Abana 4 mfite n'abagabo batandukanye. Shatse umugabo wa mbere ni tubyarana 2, umugabo wa kabiri ubwo dufitanye umwana umwe. Mu buzima busanzwe rero, mibereho yanjye y'ubuzima bwanjye, ubundi ngewe ubu mfite imyaka 34. Ariko sorry, utararenga waruvuze ngo washatse, so ufite abana 4 wabyaye ku bagabo batandukanye. Uvuga ko wa mbere mwabyaranye 2, undi mubyarana 3. Undi mubyarana 1. Komeza rero ugeze ku 34 wari ugikomeza. Mfite imyaka 34, ariko mu mibereho yanjye y'ubuzima uko nabayeho, no kuvuga mbere y'iyo myaka nakuze ndi umwadeperi, namenye ubwenge nsanga iwacu ari abarokore ba ADEPR. Noneho nkurira muri ADEPR nyibamo, nari umuririmbyi niga muri Ecole de Dimanche, nkurira muri ADEPR, papa na mama bari abarokore. Ubwo rero ubwo buzima mbubamo ngeze mu myaka 18, ubwo nari maze kuba umukobwa nyine utangiye guteretwa n'abasore.
nza guhura n'umusore arantereta, ariko ntago we yari umwadeperi. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo yari umuyisilamu, ariko jyewe nari umwadeperi, niho nabatirijwe. Nuko uwo mugabo rero aza kunyobya inzira, ashaka ko tubana. Nyuma rero tumaze kubana, ariko mbere gatoya ntarabana nawe, ndibuka neza ko turi gufiyansanya, ari kuntereta. Umukozi w'Imana yigeze azaraza arambwira ati rero mbonye ugiye gushaka, atariko nyuma yo gushaka umugabo ushatse mbona kubereye umugabo mubi, mbona nta kintu na kimwe akumariye, ndetse ati nyuma nza kubona ko azanakwica, ati rero nimba ufite iyo gahunda ugarukira aho ngaho. Noneho nanjye kubera yuko urumva nyine nari ndi mu myaka yo gukunda cyangwa gukundwa, kandi umukobwa ugeze muri iyo myaka ntabwo aba yumva, nta garuriro. Ubwo nabyise ibyo ngibyo, ndavuga nti ibyo ngibyo ntago bizabaho. Ariko nza kubana nawe, umuhungu aranshaka, turabana. Yaranandutaga cyane, yari umugabo yandushaga imyaka 10. Iyo myaka ubwo mbana nawe, tubyarana umwana wa mbere. Nashakanye nawe 2003, mfite imyaka 18. 2004 tubyarana umwana wa mbere. Ariko nubwo nari mutoya mu myaka, nashatse numva mfite ishyaka ryo kubaka urugo, numva mbega kuko ubuzima nari narabayeho iwacu bwari ubuzima bubi cyane, ubuzima bugoye. Iwacu ntago bigeze barihira umwana ishuri. Ni ukuvuga ngo iwacu kugira ngo umenye gusoma no kwandika, byabaye ngombwa ko abambanjirije barishugurikiye. Hari amashuri mbere yajyaga abaho bigishaga nyine y'amasomero, bigishaga gusoma no kwandika, bakagenda bakishugurikira, bakiga, bakamenya gusoma, bikarangirira aho ngaho. Ubwo umenya ubwenge, umaze kumenya ubwenge, akihigira kuva ku rukweto kugeza ku mwenda, ukishugurikira mbega ku buryo ubona icyo wambara. Ntago papa yigeze agurira umwana umwenda cyangwa ngo arihire umwana ishuri. Ubwo buzima nibwo twabayemo rero. Noneho nanjye kugira ngo menye gusoma no kwandika, kubera ko nakuriye mu itorero rya ADEPR, nari nanakijijwe cyane ku buryo mu bwana bwanjye nakundaga gusenga, nkakunda Imana, nkaba umwana ukunda kugira amayerekwa cyane. Ayo mayerekwa nagiraga nkahabwa imirongo yo muri Bibiliya, noneho ya mirongo Imana ikampa n'ubusobanuro bwo kubasha kuyisoma kandi ntazi gusoma. Muri make njyewe namenye gusoma no kwandika ntabyize mu ishuri, mbimenya mbyigishijwe n'Imana. Ubwo rero nyuma yo kumenya gusoma no kwandika, njye natangiye ishuri, ntangirira mu wa 3. Ntago nigeze niga wa mbere n'uwa 2 kuko ibintu byose nari mbizi. Ngeze mu wa 3 nabaye umuhanga, ndiga, niga wa 3 ndawurangiza. Nta nubwo najyaga ngeza byibuze mu ba 10, nazaga muri 5 ba mbere, kandi ntarigeze niga. Noneho maze kugera mu wa 4 nize ibihembwe 2, ngiye kwimukira wa 5. Papa arambwira turabiza tuzi n'ikindi, ati nta nikaye nta nikaramu nakongera kukugurira, ati ubwo nyine uzajye wirwariza. Ndeba ukuntu nzajya mva ku ishuri nkajya gupagasa amafaranga nzagura ikaye n'ikaramu, mbona ni ibintu bizangora. Ngeze aho ubwo nyine ndaparika, ntabwo nigeze niga wa 5. Naretse ishuri niga mu wa 4, maze kwiga ibihembwe 2. Ubwo rero ubwo buzima nabayemo ni nabwo bwatumye nshaka ndi mutoya mvuga nti wenda ubwo naburiye ubuzima ku babyeyi nzabubonera ku mugabo, reka ngende nshake, wenda nzabona umugabo nanjye niyubake ngira urugo rwiza, kuko numvaga ko aribwo ngiye kubaho neza. Maze gushaka umugabo rero anyereka ko ari umugabo nkunze, hako tumaze kubana tubyaranye umwana wa mbere, umugabo arangije ambera umugabo, ninjira mu ishuri ry'urugo, ndakubitika, umugabo arampima, umugabo ntampahire, umugabo akankubita. Ubwo niko turi tubyarana umwana wa 2, umugabo ambera umugabo, akajya anywa inzoga, akajya mu bagore, ibintu mbega biba bibi cyane. Ngeze aho ngaho ndavuga ni Semana, koko nubwo nibuka yuko njya kubana nawe nirwaniriye, kandi Imana yari yambujije. Ndangije ndavuga ni Imana narirwaniriye, ndabizi ko niciriye inzira,
ariko nubwo niciriye inzira byibuze wanambabarira ugashyiramo inyoroshyo ukirengagiza gukiranirwa kwanjye nibura ukampa imibereho kuko ndabona uru rugo rugiye kunanira. Ariko ntago byabaye kuko Imana buriya ivuze ikintu iragisohoza. Ko nari nabanye nawe mbwira ko tutazabana koko niko byagenze. Twabyaranye umwana wa gatatu. Tumaze kubyarana umwana wa gatatu amaze kugira imyaka 4, umugabo noneho atangira kumbwira yuko rwose atanakinkeneye, atangira kumpima birenze. Nubwo narasengaga nari n'umuririmbyi nyine muri korari. Noneho ndangije ubwo ntitwagiraga ahantu ho kuba, twarakodeshaga. Noneho nkajya mubwira se wa mugabo we tuzahora mu ikode tuzageza ryari. Ngera ubwo ngi wacu ndababwira ni rero kuko twaravuye muri Kigali twarimukiye inaha. Ndabwira nti rero ubuzima tubayemo turi mu icumbi kandi ndabona umugabo ari kurushaho kumbera mubi, nibura mumbabarire mu mpakantu nkagurishe ngende ngura ikibanza wenda ubwo ari mu cyaro umugabo azacyubaka. Kandi barakampaye ndakagurisha, ndaza ngura ikibanza inaha, ubwo ngura amabati. Mbwira umugabo nti rero dore tubonye ikibanza, tubonye n'amabati, nawe ngaho shakisha derura umufundi shaka ukuntu wakubaka. Umugabo turabyumvikana pe, Imana imucira inzira abona n'akazi. Mbona yuko nyine ubwo agiye gukora agashakisha uburyo bwo kubaka. Ntago ariko byagenze nkuko nabyibwiraga, ahubwo yakoreye amafaranga aranayabona pe. Ahubwo noneho akabari karamubona, ubu abagore baramubona, no ya mabati arahindukira arongera arayagurisha. Maze kuyagurisha rero ndavuga nti ntabwo ibingibi nabishobora. Nambwira nti ubuzima turimo tumaze kugira abana 3 kandi abana 3 tumaze kugira bakeneye kwiga, bose bariga, bakeneye amakaye, bakeneye amakaramu. Ntago tuzabishobora gutunga abana 3 turi mu buzima bw'ikode, nta murima tugira wo guhinga. Kandi nagerageje uko nshoboye kose ngo dushakishe uburyo twabona aho tuba, wenda tujye duca inshuro dufite aho dutaha, ariko nabyo ndabona byarakunaniye. Umugabo akambwira ko jewe nta bwenge gira, ubwo nshatse kumusuzugura kubera yuko nshatse kumuyobora, mbega mbonye ko we atagira ubwenge, ibintu byinshi. Ngeze aho ngaho umunota wa nyuma, ubwo ngubwo umugabo turaserera. Umugabo arambwira turabizi ataho kugira ngo nzajye nshwana nawe, ngewe ngiye no kuguta ndigendeye. Umugabo aragenda antana abana 3 turi mu buzima bw'ikode. Nuko nsigara nkodesha, abana bose bari mu ishuri. Umukuru yigaga mu wa 4, undi yiga mu wa 3, undi atangiye wa 1. Umugabo amaze kugenda kuko twabaga mu buzima bw'ikode, nta n'ahantu twagiraga dukura, twaryaga nyine kubera ko yateye ikiraka. Ubwo ikintu nakoze gusa avuye mu rugo agenda, hari ukuntu buriya abadamu hari ukuntu ujya ubika nk'ijana yagiye mfite amafaranga 1500. Ndaje ndavana aya mafaranga ninyahahisha aba bana barayarya uyu munsi ariko ejo bazabwirirwa. Ndangije ndatekereza ndavuga nti reka inze aya mafaranga nyarangura amasaka y'amamera bashigishamo umusururu, nguremo akadobo kamwe k'amasaka, nimara kukagura wenda ari nunguka 500 ndayabahahishiriza, hanyuma andi ejo nongere nyaranguze gutyo kugeza igihe Imana izacira inzira nkabona igishoro. Nabikoze gutyo, Uwiteka bimfashamo, ntabwo nigeze mpomba ahubwo narungutse. Nacuruje inshuro 2 mba mbonye igishoro cy'ubudobo 3. Ubwo ndatangira ndakora. Umugabo yaragiye, telefoni yayikuyeho, namuhamagara nkasanga telefoni ntayiriho. Ubwo ngubwo abana bariga nta kibazo bigeze bagira. Imana incira inzira mbona ibibatunga. Hashize amezi 6 umugabo yaragiye, mba muri ubwo buzima nishyura n'ikode. Ngiye kubona mbona umugabo aragarutse. Agarutse aza nta n'ikintu na kimwe azanye. Ndamubaza se ko wagiye uvuga yuko ugiye, nkaba mbona nta n'amahaho uzanye, none se aho wagiye byagenze gute? Hanyije arambwira ati se ubundi hari amafaranga wantumye? Ntaye nagutumye, ariko nk'umuntu wansize mu ikode akansigira abana, ukaba umaze igihe kingana gutya, ntago wakabaye winjira mu rugo nta kintu uzanye. Ubwo
nanga kwirwa mvugana nawe ibintu byinshi, gusa asanga nta kibazo kirenze twigeze tugira. Ntabwo rero yaje nk'umuntu uje guca bugufi cyangwa se wumva noneho yafashe ibyemezo by'uko aje kubaka, ahubwo yaje ngira ngo aho yagiye avanyeyo iyindi mico itari myiza. Noneho ahubwo aza ambwira ati urabizi n'ikindi, ati ubu ngubu noneho ntago nakongera kujya mvugana nawe ibintu birebire, atabwo nureba nabi nzanakwica. Nigera nibuka ko njya kubana nawe Imana yambwiye yuko nta kintu na kimwe azamarira, kandi nimutindaho nzamukuraho urupfu. Ngeze aho ndavuga nti rero niba iby'Imana yambwiye, ubwo twari tumaranye imyaka 13, ndavuga niba iby'Imana yambwiye byose narabibonye byarasohoye, uyu mugabo akaba atangiye kumbwira ko azanyica, none rwa rupfu Imana yambwiye njya kubana nawe yaba ariho ngiye kurukura. Ndamubwira kugira ngo uzanyice ngiye gufata umwanzuro, hanyuma ngewe ntandukane nawe. Ati ahubwo ntushaka uzagenda hakiri kare, kuko nutinda ngewe nzakwica, kuko urabona twabaga inaha iwacu ni Kigali. Akambwira ati nakwica, ahubwo niwanyu bakazajya kumenya ko wapfuye ngeze kure nta nubwo bambona. Ndicara nganiriza abana, kuko umwana wanjye mukuru yari afite imyaka 12. Ndamubwira nti rero papa wawe urabona uburyo tubanye, buri gihe ahora ambwira ko azanyica, aho kugira ngo isi azanyice mujye mubona aho bampambye, no kugira ngo mve hano ngende ningira ubuzima njye mbasura namwe munsure, ikiza ni iki. Umwana arambwira ati rero mama, aho kugira ngo papa azakwice, koko tubona ko azakwica, aho kugira ngo azakwice ma uzigendere, ahubwo uzajye udusura natwe tuzagusura. Nuko ubwo ngubwo mfata umwanzuro ndagenda. Maze kugenda, ubwo umugabo aho twabaga nawe arahava, ndagenda nta nubwo nagiye ngo njye iwacu, naregeye njye kwikodeshereza, kuko nasanze ninjya kuba iwacu buriya ushobora kwanga guhangana n'umugabo ukajya guhangana n'umubyeyi wakubyaye, ugasanga nibyo bibaye bibi. Naragiye mfata inzu ndayikodesha, mbamo nta kintu na kimwe mfite, ntangira mpfonda ubuzima, ariko nkomeje gusenga Imana. Ndavuga ni rero Mana, ni wowe wemeye ko mbana n'uriya mugabo, kandi njya kubana nawe hari ibyo wambwiye, kandi koko narabibonye. Uyu munsi ubuzima ngiyemo ni wowe wenyine wo kubumfasha, kandi ukazabumfashamo ku buryo ntazaseba, ukazandinda guseba. Uwiteka yarabyumvishe, yarandengeye, ntabwo nigeze nseba, yanciriye inzira, nshakisha imibereho, nkajya njya mu isoko Kayonza, nkarangura inyanya, nkacuruza, nkashakisha ubuzima. Ubwo abana 2 nari nabamusigiye bakuru, umwe ndamutwara. Neho muri bwa buzima nashakishije, ngeze aho ngaho Kayonza mvayo ngaruka kuba kuri uyu musozi. Noneho kwa kundi nakoraga, ubwo izanyanya naraziretse kuzicuruza, maze kuba umukobwa nyine ufatika, maze kubaho neza mu buzima bwiza, abagabo batangira kubona yuko mbaye umuntu, batangira kongera kuntereta. Ariko kubera ibibazo nari maze gucamo, narahuye n'ibibazo birebire, ngiye nkabona nta kongera gushaka umugabo. Nkavuga nti ntabwo nashaka umugabo, ni kuko nashatse umugabo arampemukira ngirira nabi, nta wundi mugabo nashaka. Ariko buriya ngo umuntu asiga ikimwirukaho, ntabwo asiga ikimwirukamo. Ubwo muri abo bagabo bose banteretaga havuyemo umugabo umwe, ubwo birangira mwemeye. Mugabo anyizeza ibitangaza, arambwira ati rwose ngewe nzaguhoza amarira yose warize, ati ibibazo byose wahuye nabyo ndabizi kuko twari duturanye. Ubwo nawe yari yaratandukanye n'undi mugore. Ati wahuye n'ibibazo, nanjye nahuye n'ibibazo, ariko ngewe ndashaka kuguhoza amarira yose warize. Ati nukuri ndagukunda, ati n'ibyo utabonye byose nzabigukorera. Nkamubwira nti none wazampemukira ukankorera ibisa n'ibyo uwa mbere yankoreye. Umugabo atereka da, ati nge ntabwo naguhemukira rwose, umva imitoma itabaho, mbega arayimpa. Nanjye bigeze aho ngaho ndavuga nti ariko rero buriya uyu muntu buriya birashoboka ko wenda agiye kumfata neza. Ariko ubwo ngubwo
nsenga Imana ndavuga nti se Mana ko nashatse umugabo wa mbere bikanga none uyu nguyu nawe byakwanga kandi afite aho ankuye nari maze kwifatishiriza ubuzima byagenda gute Mana wambabariye n'ibi bintu ubona bitazampira ukabyica ntibizabe. Imana yaranyihoreye burya ngo ijya yemera ko bitugeraho kuko iba ifite ibyo ishaka kutwigisha. Imana yarandetse ndagenda mbana nawe, umugabo anyijeje ibitangaza, tubana umwaka wa mbere, ubwo mba ndamubyariye nawe tubyarana umwana. Muri uwo mwaka twabanyemo twari tubanye neza rwose nta kibazo na gitoya mfite. Ntabwo twakoze ubukwe, ubwo nyine habayeho kongera kwicira inzira. Nuko muri wa mwaka twamaranye nta kibazo na kimwe nari mfite rwose, yankoreraga ibitangaza nkavuga nti rwose noneho ubanza aho nakagendeye mbonye umugabo. Ubwo rero mu mwaka wa kabiri ubwo umugabo mbona atangiye guhinduka, mbona ibyari urukundo bitangiye kongera kuba ibibazo. Ariko njya gusenga ahantu, ngiye gusenga ahantu umukozi w'Imana arambwira ati witonde, ati kuko mbonye ujya ku ishuri, nkubonye utangira ishuri, noneho natekereza ishuri ngiye kwiga nkavuga se Mana ko mfite ishuri nize, ibigeragezo nahuye nabyo kari byinshi, ubu sirindi shuri Mana ushaka kunyigisha riruta iryo nize ni irihe? Kuko mfite inda ye ya mbere tukimara gushakana, n'uwo wa kabiri nagize inda kubera ko nabanye nawe akankorera utuntu tw'udusurprise mu baturanyi, bakajya babona mfashe neza, bakabona mbega akajya avuga ati noneho wa mugore yaragiye, noneho yatakayemo, nta kibazo ubu ngubu afite umugabo umufashe neza. Bangirira ishyari kuko babonaga mbayeho neza. Noneho muri kwa kungirira ishyari ku nda ya mbere barandoga, mfite inda barandoga, ngiye kuyibyara, nenda kuyibyara, ntegereza ko mbyara ndaheba, kumbe hari ukuntu babigenje. Ariko nsenga Imana irambwira ati humura uzabyara, nubwo bikomeye ariko uzabyara. Niko byagenze, byabaye bikomeye kuko umukozi w'Imana yarambwiye ati nubwo uzaca mu bikomeye ariko uzabyara, ati aho abana b'abantu bagutegeye ntabwo ariho bazakubonera, ati kandi nakumenye mbere y'uko nkurema, ati humura ibyo bagutekerezaho bitandukanye n'ibyo ngiye ngutekerezaho. Koko rero Imana yarahabaye, nagiye kubyara yanda, nayibyaye nyimaranye amezi 11 yari yuzuye. Noneho rero ngiye kubyara, urumva b'abana 3 nabyaye bose nababyaye neza nta kibazo, ariko wa undi wa kane nagiye kumubyara barambaga kubera ko ntigeze ngira ibise nk'abandi babyeyi. Nagiye nsa nk'umuntu witemberera, ngeze kwa muganga barambwira ati bancishije muri ecographe, barambwira ati umwana yakuriye mu nda, ati nta na gahunda afite yo kuvuka, ariturije gusa, ati urebye n'ukuntu yimereye mu nda, ati nta n'icyerekezo cyo kuba yavuka afite. Arambwira ati ikintu tugiye kugukorera ubu ngubu, tugiye kuguha ibinini byongera ibise, hanyuma wowe ugira ibise ubyare. Bampaye ibinini koko, ubwo bamaze kumpa ibinini nabinyweye. Ubundi ikinini iyo ukinyweye ni ukuvuga ngo kire ni akanini basatura, bakagasatura ukakamira mu gitondo, akandi ukakamira nimugoroba, akandi ukakamira ejo, aba ari uduce 3 ugahita ubyara. Ariko ngewe naratumize twose ndaturangiza, nta gise nigeze numva, kugeza ubwo dogiteri avuga ati rero wa mugore we, njye ndabona ntazi ibyawe, ati sinzi ukuntu bimeze, ati tugiye kukubaga. Ako nibuka ko Imana yigeze imbwira ko izampa umwana ariko agaca mu bintu bigoranye. Ndavuga ntubwo nyine niba ariko Imana yabishatse bibe nk'uko ibishaka. Ngira ubwoba, ndababara, ndarira, ndavuga nti ndapfuye, noneho birarangiye. N'ubundi bambwiye yuko inda bayintegeyeho, n'ubu ntibambaga ndahita mpfa. Ariko kuko nari mfite ingingo indengera yuko Imana yambwiye ko bizakomera ariko umwana nkamubona. Ngeze aho ndikomeza, ndavuga n'Uwiteka rero bibe nk'uko bishaka, ntibibe nk'uko ngewe mbishaka. Barambaze koko, umwana ndamubona,
nta bintu birenze cyane byigeze bibaho wenda ngo njye muri koma. Imana yarandengeye mva kwa muganga amahoro ndataha. Ngeze mu rugo bitewe n'ukuntu babonaga ukuntu umugabo akunze umwana we, ukuntu nanjye yarankunze. Abagore buriya ni abantu bakunda kugira ishyari cyane, havamo abagore bagambirira kumuroga umugabo, bati uriya mugore atubanyeho neza, aradukiranye, umugabo amufashe neza kandi yabayeho mu buzima bugoye, reka dushakishe uko dushoboye turoge uriya mugabo. Noneho umugore umwe arangije antumaho arambwira ati, anumaho umuntu ati mugende mubwire mama Rawufa ngo umugabo we ngiye kumumutwara, mubabaze umutima azababare nashaka aziyahure. Tangije babimbwiye numva ngize ikibazo, ariko umukozi w'Imana akaba yarigeze kumbwira ati ati ibibazo wahuye nabyo ufite inda barimo baraguhigira n'ubundi ko bashaka kuguhemukira, ati barashaka kukuriza amarira nk'ayo warize ku mugabo wa mbere. Nkibaza ahantu bizaca nkabibura. Undi mukozi w'Imana arambwira ati utangiye ishuri. Ndavuga se Mana ishuri ni irihe? Undi mukozi w'Imana arambwira ati batandukanye, arambwira ati nakubonye uhagaze ku musozi urimo uhuha n'umuyaga, ati nkabona abantu bagusekerera cyane bavuga ngo nawe se yajya yabona. Nkibaza ibyo bintu nkavuga se Mana ubundi ibintu ngiye guhura nabyo ni ibiki? Naryama nkarota nsanga umugabo aryamanye n'undi mugore. Mbirose inshuro zigera muri 4 ndabimubwira, ambwira se ko ndyama nkarota nkubonana n'abandi bagore kandi ko nta kintu ngutekerezaho, ibi bintu biva he? Ndambwira ni ibintu bishobora kuba bifite impamvu. Noneho umugabo ntabyumve, ariko byaje gusohora koko yamarira bavugaga ko bashaka kundiza, intego n'umugambi babigeraho. Ubwo rwa rukundo umugabo yanyerekaga kankunda barumukuramo, birangira nawe ntaye. Aragenda. Ubwo nsigara kuri iryo shuri, umugabo aranyanga ku musozi ku mugaragaro, aravuga ati sinkushaka, ubu ndagutaye ndagiye. Ajya kubana n'umugore ufite abana 7, ufite imyaka 47. Ubwo aragenda ntano uwo mwana we, ansiga mu ideni rya keredi twari tumaze gufata ry'ibihumbi 300, twishyura ibihumbi 23 bya buri cyumweru. Twari dufite ibyo dukora ducuruza, yari afite akabari acuruza inzoga zose, nta nzoga n'imwe atari afite. Ibintu byose arapakiza, azana igare, azana abanyonzi arapakiza, byose arabitwara abijyana kuri uwo mugore. Nsigara muri ubwo buzima ndakubitika, mbega ndahangayika bihagije, nibaza uburyo nzishyura iyo nguzanyo, birancanga. Ariko ndavuga ni Mana kuko ibi byose wambwiye ko ntangiye ishuri, mu bigaragara iri niryo shuri wambwiye, ni wowe uzi uko rizarangira buriya, kuko ikigira itangiriro kijya kigira n'iherezo. Ni wowe uzi uko iryo shuri rizarangira. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ubuzima mbayemo kugeza uyu munsi ndimo ndakora nshakisha uburyo, iyo mbonye amafaranga njya kwishyura iyo nguzanyo, nishyura ibihumbi 23 buri cyumweru, nkashaka ibitunga umwana, nkashaka ibidutunga. Na babandi noneho bari kwa se nabo baragarutse. Ubu nta numwe wiga, bose baricaye, bari bazi n'ubwenge, bafite uburyo bwo kuba bakwiga, ariko bose uwo muhungu wanjye mukuru yarageze mu wa 3, ubwo nta kiga segonderi. Ubwo nta kiga aricaye. Murumuna we yarageze mu wa 5, nawe ntiyiga. Uwamukurikiraga yari ari mu wa 3, ubwo nyine nawe ntiyiga. Nuwo ngo mutoya mfite, ubwo bose ninjye ubafite, ndimo ndabashakira ibatunga, nkashaka uburyo nishyura iyo nguzanyo y'abandi, kuko yarambwiye ati uzayishyure, nutayishyura bazaze bagutereze, nawe ugende ujye gusembera. Gusa nyine niringiye Imana yo mu ijuru ko izancira inzira, ntago nzi aho bizaturuka, ariko buriya mu nzira zirenga 1000 igira, nizera ko itazabura aho icisha ikanyishyurira ideni, habona ndashoje. Ubwo nibwo buzima mbayemo kugeza uyu munsi. No kuvuga ngo byo niringiraga nk'ibisubizo kuri njyewe nibyo byarushijeho kumbera ibibazo. Gusa nize ishuri ry'urugo, urugo rumbera urugo. Uyu munsi ndacyaririmo, ndi kuri icyo gikarayi.
uwiteka namfasha azankura kuri uwo musozi, nibwo buzima ndimo kugeza uyu munsi. bakunze iby'iyobokamana TV, murumva ko ubu buhamya burakomeye kandi buteye agahinda. hari umumama ujya ukunda kubwiriza, hari ijambo akunda avuga ngo ibyakubabaje niba ngo nutagira icyo ubikoraho n'ubundi uzongera ubabare. Ndumva iryo jambo risa n'iryasohoye ku buzima bwawe, ariko Imana iri mu ijuru byanze bikunze izakugirira neza. None ubwo se ugeze hehe wishyuriye? Ni ukuvuga ngo kuva avuye mu rugo agiye maze kwishyura inshuro 3. Ubwo ni ukuvuga maze kwishyura 69,000. Ubwo ndacyashakisha mbega, kandi ideni rya banke ni ukuvuga ngo ntabwo riraranywa, utaribonye ni ukuza bakagutereza n'aho wari uri, ugasigara nyine ujya gucumbika. None se ubu ngubu mu buzima busanzwe iryo deni uryishyura ukora iki? Uracyakora twa tuntu two gucuruza, bimeze gute ubu ngubu? Ubu ngubu ikintu ncuruza ni ukuvuga ngo amaze kugenda ngewe nahise ncuruza ubushera. Bwa bushera bwanjye nibwo ncuruza, noneho nkarangura n'utundi tuntu nk'utuvoka, utunyanya, utwo mbashije kubona mbega nkapfundikanya nkareba ko mbona amafaranga y'abandi. Ubwo iyo umunsi ugeze wo kwishyura ntago ndyama, sinshobora kuryama, ndaramagaze nibaza uburyo nzishyura, cyo kora najya kubona nkabona Uwiteka ntambukije uwo munsi. Nuko ariko umuntu yakwibaza ko mutasezeranye kandi ideni rikaba ryarafashwe n'umugabo, kuki ari wowe uryishyura cyangwa yari mwari mwarifashe mwe? ni ukuvuga ngo banke twagujijemo ni banke y'abagore. Iguriza abagore, ni ngewe wanditse. Niyo mpamvu nyine nawe yavuze ati uzaryishyure, nutaryishyura baze bagutereze. Aho naho muba hanyu? Naho tuba hacu kuko ni naho hashingitse. Ni ukuvuga ngo niho twatanze nk'ingwate, ubwo ntishyuye baza bakahateza, ubwo nyine nanjye nkajya gucumbika. Umuntu yakwibaza ibibazo byose n'ibi bigeragezo wahuye nabyo, ntabwo byarushaho kukwegereza Imana cyane, wenda ukayishakana umwete, kandi uyishakanye umwete ayibona, ukaba nyine ugasubira mu mirimo y'Imana, ugasenga, mbese ukaba hafi y'Imana nyine tu cyane nyine, kuko ibyo byose nagiye mpura nabyo, bimwe nari naragiye mbibwirwa. Ni ukuvuga ngo iyo ikintu kikugezeho hari amakuru yacyo wari ufite, bituma wibuka Imana cyane, ugahita ubona yuko n'Imana ibyo ari byose iba yaranakubwiye, ahubwo wowe ugasa nk'umuntu uyisuzuguye. Naboneraho no gusaba Imana imbabazi, kuko ibyo nagiye mbwirwa byose ntago nigeze mbiha agaciro, ahubwo uyu munsi nibwo mbitekereza nkasanga ko nigumuye ku Uwiteka, akaba ariyo mpamvu nanjye umunsi ndi mu bigeragezo bimeze gutyo. Mama, Imana izakugirira neza, ndabizi cyane. Ikunda gutabara abageragezwa bose, kuko nawe akiri mu isi yanyuze mu bintu bikomeye, yarahangayitse, ariko ubwo yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Hari ibyiringiro yuko nawe izakugira neza, kuko hari n'abandi bagiye banyura mu bibazo bikomeye binarenze ibyo ngibyo, ariko Imana ikagenda ibatabara, ikabacira inzira, igakora byinshi. Ndabizi neza, ni ukuri humura, izabikora kandi izakugira neza. Memu n'iryo deni rizishyurwa, ubuzima bukomeze. Hari impamvu waje kuyobokamana TV. Imana ishimwe. Gusa nanjye njya nizera ko buriya hari ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro, kuko naho igiti cyatemwa cyongera kigashibuka. Ubwo rero nanjye niringiye Imana yo mu ijuru, kuko ntago byabayeho biyitunguye, kandi yari izi uko bizaba, izi nuko bizarangira.
bakunze ibiyobokamana TV, uyu mubyeyi abashyizwe imbere kugira ngo washaka kumukoreraho umugisha abe yawukorera. Mwamwumvishe afite ibibazo bikomeye byinshi cyane, abana bavuye mu ishuri, ari kwishyura kredi, yahuye n'ibibazo byinshi. Umugabo wa mbere yamuvuye hagira ngo agiye kuruhuka, asanga ni nka bya bindi bavuga ngo ni ukwirukana umugore umujijije kuguguna igufa, ahubwo ukamusimbuza uri mirabunguru uko ryakabaye. Yahuye na byinshi, ariko Imana izamugira neza. Reka tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza, ukaduha ikiganiro nk'iki ngiki, ukaducyasangiza ubuhamya bwawe. None hari tugusaba utange nimero ya telefone, hari umuntu washaka kukuvugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ajye abasha kukubona. Nimero yanjye ya telefone 078 59 07 03 2 078 59 07 03 2. Niyo numero yanjye MTN. Reka dushime Imana kugira ngo dusoze kino kiganiro, kandi Imana izakugirira neza. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye umujakazi wawe Data wera, wabanye nawe, yanyuze muri byinshi ari kugenda umurinda. Wamurinze mwana w'Imana kwicwa n'abagabo, umurinda Data wera, nukuri uburozi, umurinde ibintu byinshi yagiye anyuramo, byose urabimutarutse. Afite ibibazo byinshi bitandukanye, jewe nk'umwana w'umuntu nta nicyo namufasha, ariko Data wera wampaye iyobokamana TV kugira ngo njye mpa abantu. Uyu mumama umwuzuzeho ubuntu bwawe kugira ngo ubuntu bumuhe abantu, maze abo bantu bamuhe ibintu abone uko akemura ibibazo. Ndakwinginze cyane ukore ku mitima y'abantu bumva iki kiganiro, kugira ngo imbaraga zawe n'amaraso yawe Data wera biziyereke uyu mubyeyi, tuzongere kuvugana, tuzongere kubonana afite amashimwe avuga yuko hari Imana ikoresha abantu bagakora iby'ubutwari. Ngaho bana nawe kandi ukomeze utwiteho, mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen.